nongeye kuguha ikaze mukunzi wa Davis Entertainment. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse rero n'amakuru yacu tubagezaho buri munsi ajyanye n'imyidagaduro. Reka amakuru yacu rero y'uyu munsi tuyahere kuri REMA, wongeye gusobanura ibyo kuba akorana n'Amadayimoni. Umuhanzi REMA rero yongeye gusunikirwa gusobanura iby'imyambaro ihisha isura cyangwa se mask yari yambaye mu gitaramo aheruka gukorera i London, aho iyo myambaro yari ikoze mu ishusho y'Amadayimoni. Divine rero Ikubola, umusitari mu njyana ya Afrobeat muri Nigeria, akabazwi cyane ku izina rya REMA, yongeye kujya ku gitutu cyo gusobanura neza ko adakorana n'imyuka mibi. Ibi rero byadutse nyuma yuko tariki 14 Ugushyingo 2023 yakoreye igitaramo muri O2 Arena i London, aho yari yambaye imyambaro ihisha isura ikoze mu ishusho y'Amadayimoni. Uyu muhanzi rero akaba yarageze aho muri stade ari kwifarashi ariko yambaye mask ikoze mu ishusho iteye ubwoba, aho bamwe babihuza na Dayimoni. Nubwo rero abafana bashinja uyu muhanzi gukorana n'imyuka mibi, ariko we yasobanuye ko iriya mask yagaragazaga ubufasha n'ingufu z'imico gakondo yo muri Beni ahakomoka. Mu butumwa rero REMA yacishije kuri X, akaba yavuze ko ubwo yari London ari gukora igitaramo ngo abakurambere be bari bicaye aho muri stade. Kuri inshuro rero ibihuha byuko uyu musore akorana n'imbaraga z'umwijima byongeye kwiyongera, ndetse no gukomeza kuvugwa ko akorana na Illuminati, ibyo amaze iminsi yamaganira kure. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze kuri uyu mugabo wa Rihanna urimo gushinjwa gushaka kwica umuntu. Uyu muhanzi rero wamamaye nka Asparoki, umuraperi w'imyaka 35, akaba umukunzi w'umuhanzikazi Rihanna, akurikiranweho icyaha cyo gushaka kwica umuntu. Uyu muraperi kandi arashinjwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa no gushaka kwica Asparelli, bahoranye mu itsinda ry'abaraperi rya Aspa Mob. Ntabwo ari uwa mbere rero Asparoki agiye mu nkiko akurikiranweho ibi byaha yakoreye uyu musore, cyane ko muri Mata umwaka ushize yafunzwe agafungurwa nyuma yo gutanga ingwate ingana n'ibihumbi 550 by'amadolari, asaga miliyoni 560 z'amanyarwanda. Muri Kanama 2022 nabwo yongeye gutabwa muri yombi, ariko aza kurekurwa nyuma yo kuburana akagirwa umwere. Kuri ibi birego byongeye kubyutswa bundi bushya nyuma yaho hagaragaye amashusho agaragaza Asparoki agundagurana na mugenzi we bari i Hollywood mu mujyi wa Los Angeles afite imbunda. Aya mashusho ratumvikanamo amajwi yerekanwe mu rukiko mu cyumweru gishize. Asparelli nyuma yo kwerekanwa kw'aya mashusho mu rukiko rwa Los Angeles muri Amerika yatanze ubuhamya by'uko byamugendekeye araswa na Rocky. Ati Asparoki yankuruye mu ikora aranyeganyeza, nagerageje rero kumuhirika kugira ngo muve mu biganza. Nibwo rero yavanye imbunda aho yari yayibitse yayintunze kunda yanjye. Aravuga ngo nakwica ubu, yari yarakaye cyane, yantunze imbunda ku gikano no ku mutwe. Yakomeje avuga ko rero yabwiye Asparoki kumurasa. Ati naramubwiye ngo kuki wazanye imbunda kandi uzi ko utari buyikoreshe. Umwunganizi wa Asparelli rero yavuze ko imyitwarire ya Asparoki iteye inkeke ku buryo yatumye umukiriya we agira ihungabana. Rero arasaba amadolari 250 yo kwifashisha ku kibazo cy'iraswa cyamuteye muri rusange. Asparoki yasohotse mu rukiko agaragara ko adatewe ikibazo n'ibi birego, ndetse yafatanye amafoto n'abafana be nk'uko People yabitangaje. Biteganyijwe rero ko kuwa 20 Ugushyingo aribwo Asparoki azasubira mu rukiko. Hakomeje kumvwa ubuhamya bwa Lely. Ni nako kandi imyenda Ayra Star yaserukanye ku rubyiniro mu Bwongereza yabaye akasamutwe. Icyamamare mu muziki wa Nigeria no mu karere muri rusange cyamenyekanye nka Ayra Star gikomeje kugarukwaho cyane mu majwi y'abakunzi ba muzika, bagaruka ku myenda yaserukanye ku rubyiniro i London mu Bwongereza mu nzu y'imyidagaduro ya O2 Arena ku itariki ya 14 Ukuboza 2023. Nibwo umuhanzi ukiri muto witwa REMA yakoreye igitaramo cy'amateka i London mu Bwongereza mu nzu mberabyombi iberamo imyidagaduro yitwa O2 Arena. Ni inzu yakira rero abantu barenga ibihumbi birenga 20. Iyi nzu rero ni inzozi za buri muhanzi wese uri kuri iyi si, aho akora cyane agira ngo azabashe kuhataramira
byonyine biba ari inkuru rero umuhanzi runaka azahora yibuka, ariko nanone bikaba akarusho iyo arengejeho akandi gahigo ko kuyuzuza. Ibi byose rero umwana ukiri muto w'imyaka 23 Rema yarabirenze kare, kuko abantu bari bakubise buzuye muri iki gitaramo, cyane ko n'amatike yari yashize rugikubita. Muri iki gitaramo rero abakitabiriye batunguwe no kubona bamwe mu bahanzi babana mu nzu ikomeye ifasha abahanzi mu muziki iherereye muri Nigeria yitwa Marvin Record. Abo bahanzi ni Ayra Star ndetse na Crayon, bamufashije kuririmba zimwe mu ndirimbo zitandukanye harimo nka Ngozi. Aba bahanzi bafitanye ndetse biza guhumira ku mirari ubwo uyu muhanzikazi yaririmbaga iyo yise Lashi, kugeza ubu imwicaje ku ntebe y'umuziki nyafurika muri aka kanya. Kuva rero icyo gihe kugeza ubu abantu barakibaza ku myambaro uyu muhanzikazi yaserukanye ku rubyiniro, bibaza waba yaramugiriye inama yo kuyambara bitewe no kuntu imeze. Ni imyenda rero ubona ko yari yambaye igipantaro kinini cyane kimuruta kure cy'igikoboyi ndetse n'utwenda duto cyane hejuru. Abantu batandukanye bakomeje kwibaza ukuntu uyu muhanzikazi yateguye kujyana iyi myenda isa nk'isekeje imbere yabo. Mu by'ukuri rero iyo myenda ni witegereza neza mu mashusho ntabwo ari mibi, ahubwo ikintu gisekeje ni uburyo star we ubwe ameze ayambaye. Uramureba ari kwikaraga ku rubyiniro mu gipantaro kimuruta ugaseka gusa, ariko nyuma yo guseka imyenda uyu muhanzi yari yambaye bakurikije uko yitwaye ku rubyiniro bari kuvuga ko rwose mu gihe kitari cyakure cyane nawe ubwe azaba yujuje iriya nzu yuzuza umugabo ugasiba undi. Ayra Star rero ni umuhanzikazi wavutse tariki ya 14 Kanama 2002, bivuze ko kuri ubu afite imyaka igera kuri 21 gusa. Uyu muhanzikazi rero yatangiye ari umunyamideli w'imyaka 16 gusa, ariko nyuma aza kwiyemeza kujya mu muziki bitewe nuko yarawufitemo impano kandi anawukunda. Nyuma rero yo gusubiramo indirimbo nyinshi z'abandi bahanzi akazajya zishyira ku rukuta rwe rwa Instagram, rwiyemezamirimo ukomeye muri Nigeria Don Jazzy yahise ahamya ko iyo mpano idakwiye kumucika. Nuko ku itariki ya 21 Mutarama mu mwaka wa 2021 amusinyisha mu nzu ye ifasha abahanzi ikomeye muri Afurika Marvin Record, hanyuma atangira umwuga uko. Reka rero ngushimira wabanye natwe muri amakuru y'uyu munsi. Amakuru yacu nakagaruka, turabakunda cyane.